Ibikubiye muri nyandiko ni ibitekerezo bya Dr Monique Nsanzabaganwa, umwe mu bagize Unity Club Intwararumuri. Yavuze ku musanzu wa Unity Club Intwararumuri mu kubaka umuryango nyarwanda. Ni igitekerezo kije mu gihe cy'ihuriro rya 18 rya Unity Club. Bimaze kumenyerwa ko buri mwaka Unity Club Intwararumuri itegura ihuriro ritumirwamo intwararumuri, abayobozi ku nzego zinyuranye n'urubyiruko, hagamijwe kuganira ku mateka asharira u Rwanda rwanyuzemo, kuvurana ibikomere biyakomokaho ndetse no gushimangira ubumwe bwubaka ubudaheranwa mu muryango nyarwanda. Mu Gushyingo 2025 ihuriro rizaba ku nshuro ya 18. Ni mu gihe habura amezi make ngo umuryango Unity Club Intwararumuri wuzuze imyaka 30 maze ushinzwe. Hari ku itariki 28 Gashyantare umwaka wa 1996 ubwo nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, umufasha mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, yashingaga uyu muryango. Icyo gihe abanyarwanda na benshi ku isi bibazaga niba u Rwanda ruzongera kuzahuka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka wa 1994. Cyari igihe gikomeye cy'umwijima, urwikekwe n'ihungabana rimwe na rimwe byaganzaga bamwe mu bayobozi, bagakoma mu nkokora urugamba rwo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Mu kureba kure, umuyobozi mukuru w'umuryango Unity Club Intwararumuri nabo bawutangiranye biyemeje kuba intwararumuri mu gushyira mu bikorwa icyerekezo cya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda cyo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge biherereyeho ubwabo, batitaye ku kiguzi byabasaba cyose. Biyemeje kandi no kuba umusimburo w'ubumwe bw'abanyarwanda ubwo shingiro ry'amahoro n'iterambere birambye. Ni nacyo gisobanuro cy'izina Unity Club Intwararumuri. Ibirwi by'umuryango Unity Club Intwararumuri ni byinshi. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi ni ihuriro ngarukamwaka rimaze kuba ubukombe. Mu ihuriro rya 17 ryabaye tariki ya 16 Gushyingo 2024, umuyobozi mukuru wa Unity Club Manyakubahwa Madame Jeannette Kagame yagize ati: twongere duhige gukorera iki gihugu tuzirikana ikiguzi cyo kwibura, tukibona mu ndorerwamo z'amoko n'ibindi bitandukanya by'ibihahano. Twuzuze inshingano zacu dushyira imbere inyungu z'umuturage, dukomeze kubaka ubumuntu cyangwa se umuntu ukeye wuje umutimanama n'umutimanama. Ibi nabyo bizabe igitekerezo ngenga, kuko ari wo mutamenwa uzarinda ubumwe buhoraho. Iri jambo ni naryo ryabaye icyerekezo cy'ibikubiye muri nyandiko. Ihuriro rya Unity Club Intwararumuri rirangwa n'ibiganiro bisabasa inzobe ku nsanganyamatsiko zisaba kwinjira mu ntebe z'imitima, rimwe na rimwe zikazamura ibikomere, ariko bigasoza buri wese ku giti cye n'imbaga yose muri rusange bemeranya ku gisobanuro baha ibigoye banyuramo, bakahava bafashe ibyemezo ngiro bishimangira icyerekezo bemeranyaho, hagamijwe kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda nk'umuti n'urukingo. Ese iki gitekerezo gishingiye kuki kandi cyaje gite? Kuki ibiganiro nk'ibi ari ngombwa mu muryango w'abantu? Ni uruhe ruhare cyangwa se umusanzu buri munyarwanda yabigiramo? Ni uwuhe musaruro wavuye mu mahuriro 17 yatambutse? Muri iki gihe isi irushaho kuba nyamwigendaho mu gukurikiza ibitanya abantu bikarabakomeretsa, ni uwuhe musanzu ihuriro ryatanga mu gukomeza kubaka umuntu ukeye wuje umutimanama ndetse n'umutimanama nyine? Umwanya w'ibiganiro byubaka amahoro arambye, imiyoborere ishingiye ku ivangura n'amacakubiri yaje kugeza u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni icyago gikomeye kandi cyashegeshe imitekerereze, imibanire n'imikorere y'abanyarwanda by'igihe kirekire. Ingaruka z'iki cyago ntizirarangirana no kuba Jenoside yarahagaritse. Ni urugendo rukomeza ndetse rugenda ruhindura isura uko ibihe biha ibindi. Cyakora nubwo aya mateka ashaririye, hari uburyo yashingirwaho mu kuzana impinduka nziza mu mibanire n'imikoranire ndetse n'imikorere byimakaza amahoro n'iterambere birambye. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame mu ihuriro rya 17/24 yabivuze neza muri aya magambo ati: turashaka gusiga kure, guhanagura ibi byaturanze Rwanda rw'abicanyi. Erega twakoze ishyano pe, iryo bara dufite, ati tuzaribana igihe kirekire, ariko dushobora kugabanya ububi bw'iryo zina bitewe n'ibyiza ukora bigenda bihindura igihugu n'imibereho y'abantu. Nirwo rugamba turiho. Ibiranga Unity Club nibyo itoza abantu, nuko tugomba kunesha iryo zina ribi. Muri rusange hagomba kuba impinduka, tugahinduka mu mitima yacu, tugahinduka mu mikorere, kugira ngo ya mateka yaturanze agende azimira. Ni ngombwa rero gufata umwanya uhagije kandi uhoraho wo gusesengura bihereye mu mizi impamvu zose zagarura amacakubiri, ari byo bifasha kwisobanukirwa, gukira ibikomere, kutibagirwa ibyabaye, no gushakira hamwe ahazaza heza buri wese yibonamo kandi amufitiye akamaro.
Ibiganiro nk'ibi bifasha abafata ibyemezo mu nzego zinyuranye gushyiraho imirongo ya politiki ishyigikira izi nyungu, ari nako binyuguzamo imikorere mibi yatuma abayoborwa batakariza icyizere. Ni n'umwanya kandi wo kubaka muri buri wese umutimanama ushyira mu gaciro n'umutimanama wuje ubumuntu, bituma yumva yisanzuye kandi atekanye rwagati mu bo basangiye kubaho, mu bo basangiye ubunyarwanda nk'isano muzi ibahuza. Abashakashatsi uwitwa Muktebal Prevezus ndetse n'uwitwa Eder Michimeg-Bol wo mu gihugu cya Mongolia kizwiho kugira amateka maremare yo kubaka ubumwe ndangagihugu national identity, basobanura ko ubumwe bw'igihugu bwubakiye ku ndangagaciro ari bwo bugeza igihugu ku kubaho, kwigira no gutera imbere. Basobanura ko iyo sano muzi icubya andi masano abantu bajyaga biyumvamo, ikabaha gushyira imbere ibibahuza kurusha ibibatanya no kubungabunga inyungu rusange n'indangagaciro zibahuza. Ni nk'uko kubaka ubunyarwanda bikomeje kurema u Rwanda. Ihuriro rya Unity Club Intwararumuri ni hamwe mu hatanga urubuga rwisanzuye rwo kurera ndetse no guhuza ndi umunyarwanda, ari byo kwiyumvamo isano isumba izindi yo kuba abanyarwanda bahuriye ku gukunda igihugu cyabo, kukirinda no kugiteza imbere. Abahanga mu kubaka umuco w'amahoro n'ubusabane bavuga ko urugendo nk'uru rukorwa ku nzego ebyiri. Hari urugendo rw'umutima wa buri muntu ku giti cye, hakaba n'urugendo rukozwe mu buryo bw'inzego rusange z'imikorere, imiyoborere n'imibanire tumenyereye kwita system cyangwa se structure mu ndimi z'amahanga. Kimwe mu bitekerezo by'ingenzi umuryango Unity Club Intwararumuri ubakiyeho ni ukwimakaza ubusabane, kutishishanya no kwizerana hagati y'abanyamuryango. Ibi Intwararumuri zikaba kandi zaratangiye kubinyuza mu gusurana, gusangira, gutabarana, gushyigikirana no gukorera hamwe ibikorwa binyuranye bifasha imfubyi, abapfakazi n'inshike zaje guhabwa akazina keza k'intwaza. Uko izi gahunda zagendaga zishinga imizi, byabaye ngombwa kwiha intego yisumbuyeho ijyanye n'uburemere bw'inshingano n'ubutumwa umuryango Unity Club Intwararumuri wiyemeje. Niko gushyiraho urubuga rw'ibiganiro bihuza Intwararumuri n'abandi bayobozi bahagarariye inzego n'ibyiciro by'abanyarwanda, ari rwo ihuriro forum rya Unity Club Intwararumuri. Ihuriro rya mbere ryabaye mu mwaka wa 2007 ryazirikanye insanganyamatsiko yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda uhereye mu muryango. Ryakurikiwe n'ihuriro ryazirikanye uruhare rw'abayobozi mu kubaka umunyarwanda. Aya mahuriro yombi icyo ahuriyeho ni ukubaka ubumwe mu banyamuryango bushinze imizi mu miryango. Wari umwanya mwiza ku bayobozi wo kwikeburuka bareba iwabo mu rugo ngo bahuze imvugo n'ingiro mu mibereho yabo bwite, bityo bakomeze gutanga urugero rwiza mu bandi. Amahuriro atatu yakurikiyeho 2009, 2011 na 2012 yibanze ku buryo abayobozi batwara urumuri rw'ubumwe mu bo bayobora. Ihuriro rya gatatu ryo mwaka wa 2009 ryarebeye hamwe uruhare rw'abayobozi mu gushimangira umuco w'ubworoherane n'ukuri, tugamije kunga no kubanisha neza abanyarwanda. Ihuriro rya 4 na 2011 n'irya gatanu yayobowe n'insanganyamatsiko Intwararumuri mu guhesha agaciro umunyarwanda, twimakaza ubumwe. Nibwo Unity Club Intwararumuri yatangiye gutanga ishimwe ry'ubumwe. Unity Award rihabwa abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa byimakaza ubumwe bw'abanyarwanda. Nyakubahwa Paul Kagame akaba yarabimburiye abandi mu kugenerwa iryo shimwe mu mwaka wa 2010. Kugeza ubu iri shimwe ry'ubumwe rimaze guhabwa amatsinda 4 n'abantu ku giti cyabo. Abarinzi b'igihango 66 barimo abanyarwanda 52 n'abanyamahanga 14, kandi iki gikorwa kiracyakomeza. Uko imyaka yagendaga ishira indi gataha, byabaye ngombwa kwagura imbibi z'ibiganiro n'ababyitabira bijyanye n'ibihe igihugu cyagendaga kinyuramo. Ni muri urwo rwego amahuriro 2013, 2014, 2015 na 2016 yibanze ku ruhare rw'inzego z'igihugu mu kwimakaza ndi umunyarwanda yari imaze kuvuka cyane hitabwa ku rubyiruko. Amahuriro akurikiyeho 2017 ashishikariza abanyarwanda guhamya icyerekezo u Rwanda rwahisemo ari cyo kuba umwe. Ntibikiri uruhare rw'umuyobozi gusa cyangwa ngo bibe bireba inzego gusa, ni bya buri wese ndetse na hose. By'umwihariko ku ihuriro rya 12 kugeza ubu hagaruka insanganyamatsiko igira iti ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Ibi bigaragaza uburemere ndi umunyarwanda ifite mu kwiyumvamo ubunyarwanda, komora ibikomere by'amateka no kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Cyakora kugeza ubu ibiganiro by'ihuriro byakunze kwibanda ku ngaruka z'amateka yaranzwe no kwirebera mu ndorerwamo
y'ibyiswe amoko hagendewe ku ijambo ry'umuyobozi mukuru wa Unity Club Intwararumuri atangiza ihuriro rya 17 muri 2024, aho yagize ati twuzuze inshingano zacu dushyira imbere inyungu z'umuturage, dukomeze kubaka umuntu ukeye wuje umutimanama. Ibi nabyo bizabe igitekerezo ngenga kuko ari wo mutamenwa uzarinda ubumwe buhoraho. Ati byumvikana ko umuyobozi mukuru wa Unity Club Intwararumuri yatanze icyerekezo cy'uko igihugu kigeze ngo turebe ibisenya ubunyarwanda no mu zindi mfuruka z'imibereho myiza y'abantu n'imiyoborere, ubutabera, ubukungu. Bimwe mu by'ingenzi rero ihuriro rya Unity Club Intwararumuri ryagizemo uruhare rutaziguye ni nk'ibi: ibiganiro bisesuye ku nsanganyamatsiko benshi batinya. Nta gushidikanya ko ibiganiro bibera mu ihuriro rya Unity Club Intwararumuri byagize uruhare rwo gutinya abanyarwanda kuganira mu bwisanzure no gusasa inzobe ku mateka yaranze u Rwanda, kabone n'ubwo yazura ibikomere. Ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu rwego rw'akarere, umuco w'ubudacyura igihe mu nshingano Unity Club Intwararumuri yimakaje warembuje amatsiko y'abayobozi mu nzego z'ibanze uba n'imbarutso y'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ku rwego rw'akarere. Iri huriro ritubirwamo abayobozi b'inzego zirimo mu karere n'abagize kuyobora bagamije kungurana ibitekerezo, guhana amakuru ku bikorwa by'ubumwe n'ubudaheranwa ndetse no kugira ndi umunyarwanda iyabo. Ndi umunyarwanda yabaye indi mbuto nziza yasoromwe ku ihuriro rya Unity Club Intwararumuri mu gihe ibikomere binyuranye by'amateka byagendaga bigaragara cyane cyane mu rubyiruko. Nyamara ibyo bikomere byari bikeneye guhabwa umurongo wo kubiganiraho no kubyomorana binyuze mu gusobanukirwa no kwakira amateka y'imiyoborere yagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ingaruka zayo, gusubira ku isano muzi y'uko u Rwanda rwahoze, gusaba imbabazi ku batatiye igihango cy'ubudahangarwa ndetse no kuzitanga ku bagizweho ingaruka nayo. Amahuriro menshi yagiye agaragaza ibibazo byihariye biremereye urubyiruko mu byiciro binyuranye. Mu kurushaho gusesengura ibyo bibazo, Unity Club Intwararumuri yakoze ubushakashatsi inkurikizi za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ku rubyiruko rwibasiwe bikabije. 2023 ubwo bushakashatsi bwasesenguye ibibazo byihariye mu rubyiruko n'amahirwe ariho kubikemura. Nta gushidikanya ko ubushakashatsi buzashingirwaho mu guha icyerekezo ubuvuzi ku mikorere bituruka ku mateka bigaragara mu byiciro binyuranye by'urubyiruko. Amatsinda y'ubumwe n'ubudaheranwa mu bufatanye buhoraho na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mpuzanagihugu, Minisiteri y'Uburezi na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Unity Club Intwararumuri iherekeza amatsinda amashuri makuru na za kaminuza hagamijwe kwimakaza ndi umunyarwanda n'indangagaciro nyarwanda mu babyiruka, guha agaciro ibikorwa byirinda igihango cy'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'uko byigeze gukomozwaho. Abarinzi b'igihango bakomeje kumurikira abandi cyane cyane urubyiruko. Gahunda z'isanamitima, amadini n'amatorero, abarinzi b'igihango n'abakangurambaga b'ubumwe n'ubudaheranwa ni ingero z'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo ngiro biva mu mahuriro ya Unity Club Intwararumuri, by'umwihariko mu bijyanye no gutanga inyigisho zigamije isanamutima zituma abanyarwanda mu byiciro binyuranye bongera kubana neza. Abagororwa bafungiye icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi, imiryango yabo n'abaturanyi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barimo abapfakazi, imfubyi, abatewe ubumuga n'indwara ndetse n'abangirijwe imitungo. Nta gushidikanya ko ihuriro ryafashije muri byinshi binarenze bimaze kurondorwa, ariko nta kwirara. Kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda ni uguhozaho. Igice cya kabiri cy'inyandiko kizagaruka birambuye kuri iyi ngingo.